uri generali, iyo generali wambaye yambawe na generali Majoro Juvenal Habyarimana akaba perezida fondateur wa MND. Urumva yashimyeho mu bintu byizi ntambara zo mu biyaga bigari ntiyatsinda, ubwo niwe sekuru wa FDLR. None general Omega ni yengerede y'intambara yazanye yumva izindi imbaraga yungutse nizi. Abo ba generali nkubwira abagenzi be babayeho na turikwaze y'abafaransa igihe ari kibatera inkunga. France bagifitanye partnership mu butuje Marshal akiriho. Ruhinda nuza kurasirwa muri ze operation zigiye kuba urabuzira iki? Imurambo wawe riguribwa n'inkona ni jambo n'ikindi. General Omega Rutamapwanya w'ingabo za Afrika y'Epfo watsinzwe na M23 akirukanka. Nuko social media na media nawe nyine tuvuga kuri trending, urumva kuri trends. Trends tuzivugaho. Hako se how come ko General Omega za gutrendinga mu biki? Asigaje kugira gute? Afite igihugu cyiza nk'iki ngiki. Yatashye ko nabonye no muri statement ya Amerika yasohoye uyu munsi kuri rubuga rwabo rwa department y'ubanye n'amahanga bavuga ko iyo process yo gucyura FDLR harahigeze kandi ko bagiye kujya kuri phase 2 yo kwirasa. Ariko ntago bumva nzagaruka mu Rwanda nta mututsi. Yes, nataye nta mututsi ari mu Nyarwanda. Urumva? Ubu none hari ndi umunyarwanda nahaze n'abaje mu bandi. Ibyo byamoko mu Rwanda ntago bikiwakinga. Ariko sha mon general bunkugira inama ntungize gute uraho ufunze umutwe n'ingufuri barakurangiza uraraswa. M23 ahubwo abana arimo gusheta bazapfa bashire. Nese M23 ntigira contre espionnage. Wese nyine kurimo kubisoma kubizi. Ariko izi jet zizadusiga amahoro. Ni muri Kara Mining. Aha ngaha ndetse ngo bambuwe defense zigera mu 10. Defense 10 si nyinshi cyane. Aba byaterwa arimo no gukabya. Ibyo ni so defense 10 so defense. Ariko je sinde abashinwa haguye n'abanyafrika. Ubundi kubera iki giye njya kuvuga umubare wapfuye ngashyiramo ngo n'abashinwa. Haguye benshi barimo abakongomani nabo umuntu abagomba kubanza. Nengeri zose zaguye. Kuki nabonye banditse abashinwa gusa. Abashinwa se bafite amaraso nk'ayabandi. Ni iwabo se ari muri Rwangazu. Batabaje leta. Reka mu mutwe kuko ari ego batabaje leta batabaza nayo M23 ni kwiye nkuri rangira. Turatoza kuri uvirange zayifate. Abo bantu sobona batameze nk'abantu rwose babacengewe ntuze na siyasa. Yakoye. Ngaho mbwira Rovero ridegembye yatangiye kwandika kuvuga ngo M23 zidutabare. Irigende batabare nyine. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Umugabo witwa General Omega ngo yarohereje abasirikare 60 mu mutwe udasanzwe cyangwa se special force yitwa ngo CRAP. Umugabo witwa Marshal akunda kuvuga ati ariko uyu mugabo witwa Omega kubera iki mwamwishe cyangwa se kubera iki mumwica. Ariko nkibaza ese yabohereza abahaye amabwiriza kuko ngo nibo bagiye ngo guhangana na mama 23. Bariya ba komando. Aba special force Omega yohereje. Bariya special force yohereje yahobeze iyoborwa na Colonel Ruhinda. CRAP. Arapfa bamuteze grenade. Urumva? Hanyuma reka twigire mu mateka ngusubiza ikibazo cyawe. Nyakubahwa General Omega, uri general igende Marshal. Uri general, iyo general wambaye yambawe na General Majoro Juvenal Habyarimana akaba perezida fondateur wa MND. Urumva? Yashimyeho mu bintu byizi ntambara zo mu biyaga bigari ntiyatsinda, ubwo niwe sekuru wa FDLR. General kabiri yashimyeho. General Ndindirimana BM ngo ari BM bagira ibyo bita ngo ni brevet d'état major bakura mu kwego ya militaire. Yaratsinzwe. Anatora aratsindwa. Bagosora aratsinzwe ubwo babizimungu n'abandi bose amazina bongiye kujya gute. Bandi biragabo bandi yandi bintu ngibyo. Hano hahoze abasirikare muri aka karere k'ibiyaga bigari. Sibyo? Bamwe bagwa mu magereza, abandi bagwa hose kubera kugira gukora genocide mu Rwanda. Abandi sinakubwira iki n'iki. Urumva? So
kumva general uyu munsi ngo ni Omega ni ugiye gutera ibibazo hano muri aka karere uretse kwitera ibibazo ubwubi urumva nabo bakomando we bakarangira gutyo ese cyane ntibagiraga sekodo yigishaga nibize ko takore nibize hose none general Omega ni ingredient y'intambara yazanye yumva izindi imbaraga yungutse nizi abo ba general nkubwira abagenzi be babayeho na turikwaze y'abafaransa igihe ari kibatera inkunga France bagifitanye partnership mu butuje Marshal akiriho batera inkunga bapfana ubusa bari bafite politike ya Rwigero runsubiza bashobora gutera u Rwanda ngo bisubize u Rwanda zero urumva none umujenerali uri muri aka karere k'ibiyaga bigari uje gutera abantu ubwoba mu biyaga bigari wongeye kugaruka ni jambo n'indi general Omega Rutamapwanya w'ingabo za Afrika y'Epfo watsinzwe na M23 akirukanka nuko social media na media nakwe nyine tuvuga kuri trending urumva kuri trends tuzivugaho hako se how come ko general Omega za trending mu biki nataye mu Rwanda abana be n'umugore we n'umuryango umugore n'ibakiro simbizi abambabarire ariko afite urubyaro rwize neza barihiwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda naze bamushajije numvise General Kabare bavuga yuko ngo yari umupilote mu Bufaransa yego we ngo nta n'ibya genocide ndavuga hano mu Rwanda ibyo yakoreye muri Kongo gafite ko yabisubiza yego je ndimo gusacinga General Omega ubutangaza bwa Omega na Special Force ngo yadukanye abantu 60 Crap ya Ruhinda bari amayiniti n'amabatayo n'amabrigade 60 mu 23 se nta Special Force igira baza bakandisha inzugi nicyo kintu to hari abantu bafite ikintu kizima Sandri none icyo kintu kisha abanyafrika nizima yego DRC Eastern DRC you see hari imbaraga udahangana nazo Omega urumva neza yego hano hari imbaraga udahangana nazo M23 powerful ntago M23 yerekana puissance yayo iraba cyabakinisha gutya buriya n'ibirungo irimo kubereka urumva yabafunguriye umuriro ibyo abakora ntago babizi M23 yarasa umuntu wese ishaka mukarwana kandi kagutsinda kandi do ifite fact uwaje wese yashimyeho biranga huyu wa urunguru Omega asigaje kuguma mashyamba urumva yego asigaje kugira gute afite igihugu cyiza nk'iki ngiki yatashye ko nabonye no muri statement ya Amerika yasohoye uyu munsi kuri rubuga rwabo rwa department y'ubanye n'amahanga bavuga ko iyo process yo gucyura FDLR harahigeze kandi ko bagiye kujya kuri phase 2 yo kwirasa Ruhinda nuza kurasirwa muri ze operation zigiye kuba urabuzira iki imurambo wawe riguribwe n'inkona buriya kangwire Sandri izima ririca yego urumva izima ririca Omega ari kwizima ariko bizarangira nabi kandi buriya nta kiza nko gusaza nyine ukagira abakwe n'abakazana ubu se iki kiganiro aracyumva ngo yarize gutwara indege none se hariya mu birunga atwara mizihe Makenga n'abahagamye ari umwe ntago ari umwe na kabiri nakuwe n'abajenero bagenzi be babodowe n'abari abandi ariko bari kumwe na leta ariko niki utagaragaza ubu si Marshal utabona intsinzwi y'aba FDLR muri iki gihe ninde kandi ntibarayatsaho umuriro kono busi ntiyatangira baraje uribuka hari operation yabaye yica bamudacumura ubu Omega ashaka gupfana ibiyikona mu mufuka ariko ntago bumva nzagaruka mu Rwanda nta mututsi yes nataye nta mututsi ari mu Nyarwanda urumva ubu none hari ndi umunyarwanda naze n'abaje mu bandi ibyo byamoko mu Rwanda ntago bikiwakinga ariko sha mon general bunkugira inama ntungize gute uraho ngo ufunze umutwe n'ingufuri barakurangiza uraraswa inama ngizi ziba ntibazumva kubera bafite ibintu bipakiye mu mutwe niba bipakurure kure mu mutwe inzira z'ikigendwa nta buswa burimo nta bugwari burimo n'ubundi kugira ngo urubanza uzaraga abana urureke urumva ariko nacire birarura hano habayemo akarindi k'abajenero ibyo bita bruit de botte urumva zarabayemo kabisa abajenerali bavuga ati shabo uri general kabisa nibura uragerageza ariko urahora Omega isi yarakwanze ngo wakanga nka M23 ahubwo abana arimo gusheta bazapfa bashire nese M23 ntigira contre espionnage wese nyine kurimo kubisoma kubizi ariko izi jet zadusiga amahoro ariko iyi ni jet imwe ni jet imwe ariko yabuze ikibuga nimwe se oya zose zirasa kuriye zirasa ariko ntagariba ino ni ya kabiri ndazigarutse gukora iki sekari nyinshi nago imaze kubona iya kane nica hanga burya utinya indege iryo se nawe Marshal Viatora atinya ibifaru nimwe ntinya indege kumbi ntabwo nari mbizi
Marsha muri Kirungutwe naho ni izina update ngo imirwano muri teritwari ni ya Mwenga ngo yaguyemo naho abashinwa 13 abandi 10 barakomereka ni muri Kara mining aha ngaha ndetse ngo bambuwe defense zigera mu 10 defense 10 si nyinshi cyane aho yabyaterwa arimo no gukabya ibyo ni defense 10 subwo defense 10 koko za nyazo ntizaba zinagize teritwari yose ubwo na gasozi ni 2 3 ni 5 simbi ariko nabe aba bashinwa harya naba bacukuramo amabuye kereka amenye ayo makuru neza ariko bahakora ubushabitsi ziko hari n'abashinwa bafatiwe muri Sud Kivu mbere yuko Bukavu ifatwa bafite amazahabu arenze urugero baranayamburwa kandi bitari bizwi abashinwa bari hariya cyane ariko je sinde abashinwa haguye n'abanyafrika ubundi kubera iki giye njya kuvuga umubare wapfuye ngashiramo ngo n'abashinwa haguye benshi barimo abakongomani nabo umuntu abagomba kubanza n'ingeri zose zaguye kuki nabonye banditse abashinwa gusa abashinwa se bafite amaraso nk'ayabandi ni iwabo se ari muri Rwangazu batahi iwabo ubundi barenze bahagwa kubera iki twirebera umunyafrika wahaguye wowe wundi ubwo yaje undi yabonye cyamutema kundi cyamukuye iwabo ikibazo n'umuturage yishwa ni bombe yiramukiye yire mu murima aho kumbwira ngo haguwe ubuse tugeze turi mu gihe cya Yezu navuga ngo Yezu yagaburiye ngo abagabo mu 5 ngo abagore batabariwemo none mu kuri hari haguye abantu abashinwa 10 n'abangaye hatabarimo abakongomani hwaye uwahaguye wese yarahaguye no mushinwa ntacyo nta nsimbura impamvu yagumye kuhagwa kandi bahave bamenye ko hari mu karere k'intambara undi bakora iki bagiye Beijing ikibazo cyane abagwa muri Kongo ni benshi ibirombe byarabaye bitana abantu 100 muri Kolwezi none tugiye kuzana inkuru tugira inkuru ndende ngo y'abashinwa ngo 10 n'abangaye bapfuye yabapfa muri Kongo ni benshi wabonye abo muri Ruzizi nabo ko bari gutabaza batabaze mu 23 enogo ayibonye baza kuyigwa link inyuma n'undi nawe nimugoroba ukora makuru nayibonye iyo story bere mu 23 ishaka kuhafata basanga ari irimo gukora biriye ego irimo kuhashota yanjye nkurikije uko nciyemo muri makeya ngo mwibaruwa ndende yanditswe na president w'abatuye mu kibaya cya Ruzizi Raymond Sheria Muriro muri teritwari ya ni teritwari yo Vira muri plaine ya Rusizi nago nembizi Cheferi de Barundi bavuga ko bifuza kugaragariza aba bayobozi ubwo bukomeye ndetse n'uburakari bafite bujyanye n'ibibera muri Kivu y'Epfo ndetse n'ubwicanyi bukomeje kubakorerwa muri iyi baruwa aba bavuga ko ubu bwicanyi bwabanje gukorerwa umwami wabo witwa Ndabagoye Nsabimana Floribert n'abandi benshi bo mu muryango wabo bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa hari igira iti twibasuye no gufatwa ku ngufu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kwirengagizwa ivangura akarengane no gusenyerwa ibikorwa remezo kandi ibyo bibazo byose bitigeze byitabwaho abanditsi iyo baruwa bavuga kandi ko nta gaciro bahabwa kuko bimwa uburenganzira bwabo basaba ko ingabo z'u Burundi imbonera kuri FDLR bavanwa mu butaka batuyeho kuko bakorana bya hafi n'umutwe wise wa Zalendo bagafatanya kubica cyangwa bagafatanya kubafatira abagore n'abakobwa babo ku ngufu iyo baruwa ikomeza ivuga ko ibi ari nko gutanga abagabo ko nihagira icyo ubutegetsi bwa Kongo bukora ngo ububwicanyi n'icwa rubozo nibutagira banditse nibagira ariko nibatagira icyo bakora ubu bwicanyi n'icwa rubozo bihagarara abatuye mu kibaya cya Ruzizi bazirwanaho ni byinshi navuga ko ari byinshi buriya mu 23 ishaka kuhafata ishaka gufata ahantu baramutangaza nkaho yarabona ese abo bantu bajya kuvuga ngo mu 23 muze mu dutabare oya batabaje nuze bandukanye oya muri shite yo nkuru nayisomye harimo batabaje leta reka mu mutwe kuko ari yego batabaje leta batabaza nayo mu 23 ni kuyo nkuru irangira nayisomye yose muri make ariko je nayisomye yose urumva ubwo rero gutandaraza gutyo buriya mu 23 ntago buzana ariko ngaha hakazamo bisoza paragraph ya nyuma ngo kuri ubuntanzira yo kubutaka cyangwa mu kirere babona ngo ugere aho abaturage mu buryo bworoshye kuko umuhanda uva Uvira werekeza muri iyo misozi wuzuyemo ingabo z'u Burundi basoza banavuga bateye mu 23 iyo baraho baratekanye baratese twe turi mu ntuza nese ibyo n'imvugo wumva yoroshye hakoze iyo nkuru sinayisomye cyangwa ushaka tuyirangize nibyo buriya mu 23 bwo kwitoratoza kuri Uvira ngo izayifate abo bantu sobona batameze nk'abantu rwose babacengewe na ntuza na siyasa yakoye ngaho mbwira Uvira ridegembye yatangiye kwandika kuvuga ngo mu 23 zidutabare irigende batabare nyine waye ubundi ikibazo kiri he ariko nanone marsha ibyo bavuga no kuri bavuga ko na sabune babona umunyu minembwe se barayibona ngo ndetse n'imiti yo kuvura abarashwe cyangwa abarwayi minembwe se barayibona abarwayi minembwe barayibona abatabona sabune benshi bagiye wabo bundi bari mu biki ego mu misozi miremire bagizwe hanini n'abatuye muri zone ya Fizi Mwenga na Uvira bamaze igihe batakamba
yego ahangaha haragaruka n'abanyagarukamo cyane abarundi ku ngabo paragraphe zigera muri 3 harazamo abarundi n'ingabo z'u Burundi ingabo z'u Burundi nizo zisa zikuri operation hariya kandi uzi neza ko byavuzwe ko bari basigaye bayobora ibikorwa bya gisirikare hariya bikorega ibijumbura byose command post yabo ariko nibo babona n'amaso yabo ubwo rero reka tubitware gutyo M23 izagenda babahoze bafitiye umwenda ubundi M23 yirabona babayeho bate koko mu byukuri ibaze bahahira Bukavu niyo ville principale yabo capitale M23 Kamanyura za sinzi na za Katogota nayo hose none se yagika hafatika baho access kuntuze no ku mujyi wa Bukavu bakivuza bagahirwa bagatunganirwa niba abari Bukavu telefone twe twarakize sha ntabwo duheruka ibi undi aho ngo urikora n'abarundi bagutoteza bagira gute M23 bita abarundi kabirukana bagasubira mu masene de DFDT ubundi bakora iki hariya ntigende barase ibirukane cyangwa ibafunge nkuko yafunze abantu mu bambiro bazane gose babacyure ubundi abarundi bakeneye ariko amashozi k'ingabo z'abarundi ari nyinshi burya nke ntago nari mbizi nta buro bw'ishiri mugira umusururu ni nyinshi cyane zamya ari nyinshi zamya ari nyinshi urumva bazagende bazidihe zigabanya gasuzuguro kuko wenda babona bakajya no kwiga igisirikare kandi watangiye uzishima ko ubuzimeze neza zamya ntabwo ari cyane ngo zitangiye kumenya kurasa mu gake kadetaje bafite n'abarinzi bafite bya tatuwaje bameze nka za Goliath imbere ya Dawidi uriya mugabo agendana ntuzende ndeshimiye ni umurinzi we ari mu muri n'ibitatuwaje yagenda buriya wasanga ari umuntu nawe wabona akazi yashaka atari umurinzi wiwe ni umurinzi wiwe warinda president ufite niba abandi bari imbere y'imodoka ari kumwe imodoka y'umupresident ihagara bagahita bamukingurira ahubwo ari close urabeshye naramubonye ubwo nago nzi ko ari umurinzi we afite ibikabye ariko afite tatuwaje we kadutahe masha hari icyo wakongeraho ntacyo nakongeraho ako niki nakongeraho ejo ndi muntu wavuze ibintu kuri Gasaro mbanza nzamusubiriza hano nenza kubyibuka ndabikubwira urumva biragiye ntacyo gusaza si ikintu goodbye yabivuze mu makuru muki niba bitureba nk'akazi najya musubize kuri mikoro ariko nzamusubiza ejo bundi yavuze icyo yavuze ko sesenguzi mashara akora oya kuri ku mikorere yacu twese kandi biba ngombwa kumusubiza n'abandi bose batekereza nkawe ntago ari aka kanya rero urakoze cyane ndumva twakitahira marshari ngewe ndagushimiye cyane nukuri ugize neza ko uyu munsi dukoranye ikiganiro cyiza ndetse ntabwo nareka kukubwira ngo uyu munsi ni weekend uhahe uronke nagize ngo wongeye akantu kaho uri bunjyane naho nahe ndonke se ndaronse ndashoje guhaha kubona umuntu ukugurira agafanta kamwe nanjye namugurira yaza kwigaragaza yigaragaje none se ngaho mapasi ndi bugurire mapasi wandi bugurire wanjyanye swameraho meraho ntabyo mvuze gusangira nawe n'ibibazo pe n'ibibazo ndagwa cyane se oya nyine uri ku ma orange gusa no wapi ariko kubera iki kintu utumye ngitinda kuki abantu bagura batabumva bakugura fanta cyangwa se bakagurura amazi cyangwa se ikindunwa bibabangamira amazi n'ayinka jini z'abana bajyana ku ntuze bajyana muri kwiga mu gitondo amazi ni meza cyane amazi ni ubuzima nuzi ko twabyigaga ngo amazi ni ubuzima oya hari ibyo bita amashampanye meza ubona vuta kabisa Sandrine ari gutya ariko uzagira ibintu hindura rwose pe ariko tutagira ibintu twigisha hano kuri kamera kandi abana batararyama yego urakoze cyane rwose ugire weekend nza pe nawe ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni
ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.